ikinamico. Inshuti muteze amatwi radiyo Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa ni umutima w'urugo, wanditswe n'umubyeyi Desture Sylvia, unonosorwa n'itorero indamutsa. Muri iki gihe umugore yakanguriwe kwiteza imbere no kugira uruhare mu iterambere ry'urugo rwe. Umugore agomba kujijuka akagera aho abandi bari, agashakisha amafaranga akunganira umugabo. Ni muri urwo rwego rero abagore cyane cyane abo mu cyaro bakangurirwa kwibumbira mu makoperative ngo bungurane ibitekerezo kandi bakorere hamwe, bakirengagiza zimwe mu nzitizi baterwa n'abagabo babo. Nimukurikirane umukino. Mbe mukama ese urihera urabona gutegereza na ryari? Erega ndaje narimo gushakira amazi ngo ubanze ukarabe. Ndaje rwose. Vanise wigira ibiki byawe ngahakira. Icyakora wihangana ukarabira aho nta gasabune gahari. ngo nta gasabune? Ariko nta soni iyo naguze. Waguze isabune hashize ukwezi nyuma ngora nakandi gace urumva iyo sabune waguze yabigihari koko? Kigirwa muri urugo rwose ntabwo nzagira. Hano mupfusha ubusi ibintu rwose kandi buri genda bibabwira ngiwe. Urumva ninongera kwigurira isabune hazagira uyibeshya yikoreho nzamwereka uko intama zambarwa. Iyanjye ni iyanjye si iyanjye. Ariko ni gute wavuga utyo ko kuri nyirurugo? Rero usigaje no kuzambwira ngo n'uburyamo n'ubwayo wenyine. Rekera hose kwivugishwa amateshwa nkayo ngayo. Gira uzana ibyo uzana nigendere. Nisubirire free aho abandi bakaba bari simburuza kunsengera kangiza uyu mwaka ubyukirijeho. Aha. Ngaho jya mu nzu bizane. Namaze kubitegura. Utegera vuba. Kagatebe nako ndabona kayazanye. Ese ko mbona gatangiye kujwigira kabona nzavana ya mafaranga yo kugura intebe nzima. Nanjye ngo narashatse. Yarumva ngo abandi bagore batera umutwe mwiza ariko mukamanuye. Nayo biwibye mana ibye n'umwaka cyakoze. Ase kubyara nta kindi rwose. Dere ngaye amafunguro nayazanye muryoherwe nshimye. Ngo amake ngo ngirene. Uryoherwe. Ubu si bini bicyuzanye. Ubu nawe rero nguragabuye. Ibi ni ibiki mukama? Ni ibiki? Ni ibijumba. Ariko nyewe nzajya mporera ibijumba byonyine ndi ingurube ndi cyane. Ariko koko niki? Ariko koko nshimi. Mvane mbere. Tinyuka ukamena ibiryo koko. Uko nta bindi bihari. N'ibyo bijumba ugize Imana uyu munsi urabibona. Ejo ko nabyo wari kuzabona. Ibijumba uramenera ibiryo wankunguziwe. Ndabimenye ngewe. Ebejombe. Ariko kuki utajya unyubaha ngo untegurire indyo nziza wa mugore we? Ubona ngewe buri gihe uzajya umpata ibijumba. Abandi bagabo barya neza naho ngewe nkarya nk'ingurube. Ariko nasuzugurwa nshimiye. Niko narariye iki? Ndakubaza. Narariye iki? None n'ubu ngo ibijumba bitagira imboga uratinyutse binteretse imbere. Ariko nshimi biteye agahinda kuvuga utyo. Hinda sekahe. Ukubiza ha mu rugo habiki. Hari n'uruki rw'ibishyimbo ruhari. Ari munsi y'urugo tugira agasambu kacu kangana gaceceka. Mu gihe dufite abana batandatu bo gutunga. Arangiza ukarengo ukamena ibiryo. Utiki mukama. Ukamena ibiryo. Uri impunguzi. Ugize ute ngwangwe. Numva. Ntugatinyuke kugira ntugatinyuke umuka ngo nararebe. Ntasoni. Umva. Subuze cece. Wowe urebye ubona uri umugore ushoboye iki se ahubwo hano mu rugo utazi no kugaburira umugabo wawe. Cece kase kwiriza. Prova. Barageza ngo ntare gipfunze cy'ibishyimbo ufite. Ariko ubwo ibyo wowe vugisha ubuzi ibyo ari byo cyo wumva kurogotwa gusa hano kugeza abagore. Wase waje kumara icyanga mu rugo.
utari na mwiza nibura ngo mvuye ngo uri umutakwa aha iwanjye umaze iki uri buri uri gushaka birantungura cyane bivuga utyo mu gihe utajya umenya kuri nyir'urugo ubyuka ugenda ujya kwicara ku gasantere urasubiye umva none uba ugira ngo mbyuke nkubura ahangaha nyambyuka nkubura umuharuro nicyo ushaka dore ko nawe kubura rimwe mu cyumweru abandi z'abagore bagirwaga no kurangwa n'isuku ariko ndarashatse ugira ngo mbyuke rero nk'umwana ibere none uragira ngo nicyo ushaka uragira ngo ngewe nkore iki koko ubona nakora iki njyenyine ngo ubashe kurya nk'uko ubyifuza ushaka inyama uzabanza wiga gukora aho kumena ibiryo nabyo utavunitse ariko mana urakomeza kumwitagura uramubona iki koko inshuro zingahe nakubujije kumvugiramo urumva dore ko iyo umaze kabiri udakubitwa uba wigize ishyano mu rwanda yewe komeza wigira uryo ari akazi kawe nzaba ndeba ibyawe cyangwa se ibyanjye ujye ukubita uzagera urambirwe ariko sibyo bizatuma urya neza kakuzana umwaka niba utaje ngo ufashe duhinge nubwo ari ukuvomera mu rucaca agasambu kacu nubwo ari gato ntikagira ifumbire unaniwe no kugura agatungo gato wumva mbese ngo bya byana byawe bimena umutwe hanze ndagiye ariko ndaguteguje nisanga utatetse ibiryo bizima iri joro ni njye nawe urambura reka ngende genda uhahe ubizana urebe ko ntabiteka nagiye ariko urambona n'ingaruka uyu nawe nigirwa mugabo icyazi ni ugutera inda gusa ubu se tuzabaho dute niba atangiye no kujya yinefaguza duke dufite cyangwa hari ahandi yari yariye yewe ubu si ubukene ahubwo ni ubutindi nyakujya reka ntoragure ibi bijumba ataye hasi nimugoroba nibyo ndi bugabure yewe donati nimwakire zirakamwa nimiterekane neza kuhategura yewe reka noneho ndekura akanya nagasanga imbyeyi konye nibyo ngira inshu reba ukuntu akanyana kacu ari keza nije rwose nibyo pe ntuse uravuga akanyana gusa reba si imbyeyi uko imeze kandi umva donati ntugire ikibazo inka yacu iracyari nto ifite ubuzima bwiza irakomeye urumva irabona ubwatsi bwiza bw'itetu izatubyarira n'izindi nyinshi ni ukuri pe ko tuyitaho se tukayifata neza dukurikije inama twagiriwe none ikaba mu kiraro cyiza kandi gifite isuku ntiryame mu isayo yabuzwa n'iki kuduha umusaruro cyakora donati urabizi inkuru ibaye impamo pe ibyo bavugaga ku nka za kijyambere ubu nanjye maze kubyibonera ariko urabona amata y'inkikamwa ariko ubu ni nka litiro zingahera ariko umuntu ari myinshi ari amata menshi rwose reba nawe iki gicuba kirenda kuzura uko bimeze kose 10 zirimo ye yewe harakabaye inka yacu inshoza mihigo iratewe ko ziri vuga inkwara zimaze kubona abagabo b'ingwana bangije nka mihigo ishoma munsi yashikamira ndwaye n'amagripe ukomeza kunsetsa ngira insho gusetsa siki umva iyi nka igiye kuduteza imbere kuva hasi kugera hejuru abana bazanywa amata natwe tunywa amata dukamire n'abaturanyi andi tuyagurishe dukirigita ifaranga birumvikana kandi nitugumya kuyigaburira no kuyahirira neza na litiro 20 ku munsi rwose inshoza mihigo izagize ikamo ariko siko bishoboka kuko cyashoboka ahubwo ngira insho ndakumva mugore mwiza nizi nka zacu zindi uzazishakira uko waziteza intanga kugira ngo zigende ziduha amatungo meza maze mu myaka iri imbere tuzabe dufite inka za kijyambere bityo tubone umukamo uhagije ariko burya rero ujya gushaka neza ni byiza koko donati ibyo uvuga nibyo rwose umva nta kintu kiza nko kugira umugore usobanukiwe umugore w'impuguke w'umujyanama mwiza ariko uguze usigaye ufite ibitekerezo byubaka umva ni inka nziza inshoza mihigo ni wowe nyikesha reka nyivuge ibigwi koraha rwose donatira we uri mutima w'urugo rwose umva nkwemereye kugurira igitenge cyiza ntabwo ari cya kindi cya musazi babyita musazi umva ni igitenge cyiza ukagenda ukihitiramo witegure ejo kare turajyana mu mujyi uzahitemo icyo ushaka ndabivuze rwose ngira inshuti urakoze cyane
urakoze cyane rwose. Nzajya mu nama rusange ya koperative yacu naberewe. waberewe gusa wikwije uzaba wikwije kandi iyo koperative yanyu umva ndayishima cyane urebe ukuntu ibateje imbere kandi nkabyungukiramo. Yewe icyakoze nkivuza ibi gusa narangiza. Koperative yacu yaraduhumuye, iratwigisha ku buryo ubu natwe dufite ubumenyi nk'ubw'abafite diporome se ntibazifite zapfuye ubusa. ndabibona rwose wo kujya wajya muri ya koperative wabaye umugore mushya none yaduhaye n'inka. karakabaho koperative rwose. ubu aka kanyana nikagira amezi 6 nzagaha mugenzi wanjye wundi wo muri koperative. nawe nibyara azahundi gutyo mu minsi mike nyine twese turaba dufite inka z'inzungu muri koperative yacu. hagati ariko kuko wowe wayibonye mu ba mbere mu minsi mike tuzaza tumaze kugira inka nyinshi cyane. ariko ziko neza dukize Donati. koperative ituvanye hasi rwose idukize mu bushorishori bw'ijuru. si ibyo gusa hari n'ibindi biri imbere. burya kwishyira hamwe ntako bisa amaze kubibona. ibyo nibyo rwose. none se reba nawe ubuhinzi bwa kijyambere ubucuruzi ibintu byose mwabyinjiyemo mudasize na kimwe. hejuru y'ibyo tuganira nk'abavandimwe tukigishanya tukungurana ibitekerezo nk'abagore ngo turusheho guteza imbere ingo zacu. umva se nk'uko urugo rwacu ruteye imbere. ahubwo ngira ejo ndakumva mugore mwiza. ndumva aya mata twayatunganya neza tukayateka tugatumira abaturanyi tukabaha kuri uyu mukamo wacu wa mbere. ahasigaye nawe ajya gushakira isoko amata yacu. umva rero harya sinakubwiye namaze kuvugana n'ikaragiro baranyemereye ko uzajya ngemura amata rwose hariya ku ikaragiro. ni byiza byarakemutse rwose. twajya nkamira ikaragiro. mwaramutse. ese ni wowe Mukama waramutse? yego. mukamuraho neza? naramutse ndaho kandi kushidikanya se ko dusuye uzindutse se ni amahoro? yewe amahoro ni make nyine nashaka ko waza niba ntacyo mukeneye ko mbafasha cyangwa aho mbahingira ngo mbone ibyo ngaburira abana n'umugabo. gaburira umugabo? mu rugo ntabwo turi twaburaye maze nashimiye turaza ku nkeke arwana ubu twaraye hanze. ariko yaze ko ujya gushaka ibyo ugaburira umugabo n'abana yarangiza akabaraza ku ijoro. ariko uriya mugabo ntashobotse rwose. agira kwirirwa mu kabari yota izuba ayongobeza inzoga hariya ntakorere urugo rwe maze yarangiza agataha atera amahane mu rugo. umva muri iyi minsi nzashaka akanya muvugishe rwose ibyo yigira bigomba gushira. reka nigendere we mwiriwe. ihangane Mukama, ihangane rwose, ihangane ntiworohewe. uzagira ubukene ugire no kurazwa rwa ntambi. wahora n'iki wa mubyeyi we? uretse ko nawe hari igihe mbona urinjije. erega burya ugize agateba yorivu naho se tebera nk'iyo myenda wambaye reba ukuntu isa. niko utinya amazi cyangwa? erega nta gasabune duherutse mu rugo. oya sigaho wiburana ndakuzi wiburana mura nawe kenshi. uri wa mugore wisuzugura utiha agaciro nawe udakunda ubuzima bwawe rwakiriye ubutindi wiragumura. yawe cyakora ibyo uvuze nibyo koko. ugomba kujya ukaraba ugasohoka ukagera aho abandi bari ukumva ibitekerezo byabo. burya ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwiza. ubwo se koko urabona nshimiye yabuzwa n'iki kugusuzugura no kugukoroga uko ashaka? ntabwo abanyorohereza. gira ujye muri koperative uve mu icuraburindi urimo. koperative? koperative wishyire hamwe n'abandi mufatanye ibikorwa bibyara inyungu mwungurane ibitekerezo kugira ngo urusheho gutera imbere nyine no guteza imbere urugo rwawe. ariko ibyo bintu ndumva ari byiza mbibonye rwose nabijyamo Donati. burya bajya bavuga ngo kurusha umugore aba kurusha urugo. nawe rero nufunguka ugakorera urugo rwawe ruzatera imbere. yewe nuranshimiye wigira ntibindeba cyangwa igikoko mu rugo azahindura imyumvire ajya kubaha atinye gukora ibifuti kuko nawe azaba abona uri umugore wiyubashye nyine. nirwana rye nawe se ni gute atagusuzugura mu gihe uba utanikoza aho utuzi? yewe Donatira we ngaho hakiri isuku ujye kubagara ibishyimbo aho munsi y'urugo. maze nanjye mbanze ngira ibyo ntunganya aha mu rugo ndaza kuhagusanga maze nkubwire neza ibyiza byo kujya muri koperative. ngiriye neza. bangutse utwo dutebo dushyiramo izindi pavuro pasikasi.
ntubona ko zimaze kuba nyinshi aha? dore ngutu ndatuzanye ye. Ewe ariko sinzi ko tuzabona abazidutwaza ku isoko. Imifuka yamaze kuzura. Aha uravuga utyo ntuzi ko koperative imaze kugira amagare 3. Buri gare tuzarishyiraho umufuka nibashaka bazakora amatura 2. Mugani ngaho rero reka tuzisorome tuzimareho hato batazazitwiba. Kandi bazazigura da. Dupfa kuzizindukana cyane b'abadamu baza kurangura bazijyana i Kigali bakazitwara. Ahubwo se di abandi bibutse kujya mu mirimo yabo. Mu mwanya wa Philomene baraza kuvomerera amashu n'ibitunguru. Naho itsinda rya Basuzana ndisize hariya hirya mu matungo barimo kuyagaburira bakora isuku batoragura amagi nayo kandi azagurishwa ejo. Ewe uyu mwaka rwose wagenze neza. Habaye uburumbuke gusa. Yewe ibyo by'umusaruro wariyongereye. Ariko none ikintu cyanshimishije nuko noneho ntigeze mpangayika mbura amafaranga y'ishuri y'umwana. Ibyo byo wagize amahirwe. Kubona umwana wawe yaratsindiye amashuri makuru waramaze kugera muri koperative ufite uko wifite. Urabivuga se urabizi? Ubu sinkiri wa mupfakazi uhangayitse ngo abana banjye bazabaho bate. Yego disi. Ndeba ko ukuntu ukimara gupfakara wari wihebye wagacuko we. Ni ukuri wavuye ku ruwiragi. Ni ukuri pe. Burya Imana irebereye imfubyi ntihumbya koko. Ndayishimira ko yampuje na bamwe tukabasha gufatanya tugakorera hamwe. Mukamvana mu bwigunge mukamara ubwoba. None ubu urugo rwanjye rukaba ruruta kure izafite abagabo. Reka ntiwagereranya umugore wageze muri koperative n'undi wese. Kuko uretse inyungu zo kubona amafaranga, koperative ifasha cyane abanyamuryango bayo mu by'imibanire. Donati uzi iyo mwaje wanjye mukanganiriza mu gataramo ukuntu numva mpumurijwe hasigaye tugasangira ibyo dufite. Nubona ko noneho wimereye neza. N'umugabo uzamubona kandi uzabona umugabo muzima, umugabo ugukunze. Ureke bamwe baza bagenzwa no kugufatirana mu bibazo. Atu nibagende bajyaga baza ntakonda ariko ubu nitunze nibabona aho bapfumurira. Iyo ntekereje ukuntu abandi babaho nsanga twaravuye kure rwose twararinzwe n'iyakare. Ibyo byo rwose cyane. Kuba mu makoperative byaduhinduye abandi bandi kandi umugabo wa nyina inshuti arabyishimiye cyane. Uretse ko buryo wowe wanishakiye neza. Reka noneho se aho yaboneye iriya nka koperative yampaye iriya nshozamihigo. Mva we ariko mwicecekera ntimuzabibwira abandi ni akabanga mbibiye. Ngaho se tubwire kagira inkuru. Igira inshuti ubu yarishimye. Yishimiye uburyo koperative iduteza imbere ndetse akavuga ko n'urugo rwacu rwateye imbere. None nyabo ejo bundi yanjyanye mu isoko mpitamo igitenge nshaka. Ndisigira amahirwe wowe. Nuko rero muzabona nakirunzemo mu nama rusange. Ubu nagiye kukidodesha miribaya bya bishati yewe byiza binini. Ndabibona. Singaho ugiye kwambara nk'abagore bo mu mujyi Donati. Cyane rwose. Wowe ugira Imana. Umugabo wanjye ndere ntiyanga ko njya mu mirimo mu mashyirahamwe. Ariko udufaranga twanjye twose araturya akaturya nk'umuswa. Wagira ngo ni ubwenge bwe buba. Yawe. Ye rwose nayo bigenza avugira nti dore icyo koperative imaze kungezaho. Erega abantu mufite abagabo b'abasinzi nimworohewe. Ariko se Pasikazi ndakumva. Inzoga umugabo wawe anywa yajya kurayihanda amafaranga atakwatsa yawe. Ibyo nibyo bintesha umutwe. Uzamenye kwirwanaho Pasikazi. Ntugomba kujya ukora uvunikira uwo musinzi nubwo bwose ari umugabo wawe. Nkora iki sose? Mungire inama rero kuko nanjye rwose ndashaka gutera imbere. Ugenda ufunguza agatabo muri banki uzakamuhisha. Igihe cyose tuzajya tugabana udufaranga ujye ugenda uyashyireho. Agatabo kamuhishe kure. Nako akamafaranga ujye umubwira ko ari muri banki. Ibyo nabyo si ibyo gusa kandi Pasikazi ugomba gushira ubwoba ukabwiza umugabo wawe kuri ko amafaranga ukorera atarayo kwirirwa yishyura inzoga aba yanyoye ko ahubwo ari ayo guteza imbere urugo rwanyu. Byumve se sha amafaranga namara kugwira uzaguremo ikintu gifatika kibyara inyungu. Ushobora nko kugura ingurube urabizi ko zororoka. Naho ni wishinga umugabo wawe uzahinduka nka bamwe njya mbona. Kandi ikindi burya abagabo nabo baba bakeneye inama zacu tuba tugomba kubakosora tukabasubiza ku murongo. Ujye umuha urugero nkanjye nka Donatira wirinde kumushyigikira mu makosa. Mukubita imfubyi ntimuyibwirize kurira.
ahubwo disini bagiye kubabwira hari umudamu duturanye w'indushyi w'umukene umugabo ararahondagura akamujugunya akamuraza hanze n'abana cyane aramwitegereje mbona yenda kurwara na bwaki ibaze none namugiriye inama ngo azaza ahangaha arebe uko dukora maze nawe aze tumwakire muri koperative warakoze rwose wagize neza cyane donati ntibikwiye ko dutera imbere twenyine dusize bagenzi bacu b'abagore bakiri mu bibazo by'ubukene n'ubujiji wahora n'iki umugore ugikubitwa ni ukuri ahubwo adateye agahinda cyane naze rwose tumwigishe kwiyizera no gukora maze urebe ko umugabo yongera gutinyuka kumukubita wanavuze kumutunga urutoki yakwibeshya se ntashobora erega umugore uri muri koperative si umugore uba ugitotezwa ni umugore uba ufite uruvugiro ni umugore uba ufite aho abarirwa n'abamurengera kandi burya n'umugabo agusuzugura kuko ababona gufite mu biganza bye byarabaye asama ngo utamike uko se ariko umugore uri muri koperative aba azi gukora ashobora no kwitunga bene uwo nta gusuzugurwa n'ubonetse wese ndetse n'umugabo ntapfa kumutinyuka Zirumuze ni ivuriro ry'icyitegererezo rikungahaye ku miti gakondo ivuguruye nk'uko bisanzwe tuvura indwara zananiranye ahandi harimo na amibe n'ibikonoshwa byayo bivurwa n'umuti twakoze wamamaye witwa rubagantare dukorera i Kigali ku Muhima haruguru y'ahahoze isoko rya Shewe ni muri etaje y'ubururu hejuru y'amasaro yo kwa Monika ugera fureshe i Musanze ho ni ku isoko ry'ibiribwa hanze ku muryango wa 69 nawe Rubavu ni muri gare ya Gisenyi ku muryango wa 14 hari ibindi wumva wadusobanuza waduhamagara kuri telefone zigendanwa 0787 cyangwa se kuri 0784 watubona kandi kuri email yacu info@zirumuze.com cyangwa se kuri website yacu wa@zirumuze.com Zirumuze we wazigiye niko se gako rwose turaguma aha twiciye isazi ku munwa naryari koko ndetse ko nta kigenda nanjye nta kirakamerutse rwose muri iki gihe cy'itumba bitoroshye rega abantu bibereye mu mirima abandi batinya kubaka ngo imvura itabisenya si uko se ndetse ko burya nta n'amafaranga menshi aba ariho gako ku buryo nta n'ay'urwagwa koko wabona rwose araho ngo ukinze rwose se nshimiye inshuti yanjye iyo mfite uko nigira ubona nkwikinga koko ntabwo byoroshye dore ngabo dore ngabo ariya dore ba bagore baratahutse abahe bareba muri koperative se dore ngabo bariya nabo ntibagira agakunguye bariya baragera mu ngo zabo ubwenda gutyo ariko ubundi ibi byateye ni ibiki koko nanjye byaranyobeye aho abagore batakagumye mu ngo zabo no mu mirima yabo ngo bagiye mu gakungu gukorera hamwe no mu bushajwa gusa uretse ko ntatinya kuvuga ko biriya bintu bimaze no kubakiza da urabona bahagaze neza bafite agafaranga none se urumva atari aho byose bipfira nyine umugore ufite ifaranga se ni gute yakubaho umugabo ra usibye ko ari byo dadutse ibintu by'amakoperative bituma abagore bahura bakaganira bakamenya ngo amategeko abarengera bityo ugasanga mu ngo basigaye bishyira hejuru reka sinakubwira yewe n'imbere y'abagabo ntibatinye gufata ijambo ngo bavuguruze umuntu si ibyo se ubwo si iryo terambere riri hehera niko njyewe nuko ntajya mvugira kuri radiyo ubundi njyewe nabirwanya nivuye inyuma nta mugore wigize inzererezi ngo arerwa muri za koperative ataba mu rugo wahora n'iki ikindi ndebera mbese dore aho bakoze ikigare barimo bavuga ndeberaga ko urandorera ese buriya barimo baravuga iki nshimiye we cyahese ko burya abagore iyo bahuye nta kindi bavuga uretse abagabo babo nta kindi mwuka byara ibi bibazo tuzabikizwa n'iki koko aho abagore basigaye baturusha umutungo ntabwo byoroshye ariko uzi bariya abagore amafaranga bafite tekereza nawe umugore ufite agatabo muri banki kandi umugabo ntako afite ubu se abagihuriye n'umugabo ra urumva se bahurira he tekereza umugore ufite itungo mu rugo mbiswa nkwihorera yewe
ubwo songo w'igitugu cye wagikizwa n'ikira ngaho nawe mbwira ngewe nshimiye tekereza mukamana w'iwanjye atashye igicuku yanyoye akambwira ngo nimbyuke aryame yewe we icyo akoze namukubita namumugaza hasigaye akajya agenda akambakamba kabona ko ndi umugabo. ninde wakubwiye ko hari umugore ugikubitwa muri koperative? bariya ni abantu bajijutse ntibavugirwamo, nakubwiza ukuri. wakwibeshya ukamukoraho sakarara kujyanye mu buyobozi. ibyo uvuga nibyo. bariya si abagore nk'aba bacu, bariya ni abagore bamaze kugera ku yindi ntera. wari uzi kuriya Clotilde ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ajya azana abantu bakabasanga hariya mu murima bakabigisha amategeko, bakabigisha kutabyara indahekana, mbese ibintu bitandukanye byinshi cyane. ariko rero nawe ubuze amakuru ntabuze uriga ibyo byose ubivanaho. none se ndere y'umugabo uriya mugore ureba uriya uteye umugongo w'amabuno manini. ndamubona ese ujya mpabiraka se byo kubaka gorata se umugore mu mashyirahamwe sinkabone noneho impamvu ndere yahorana amafaranga yo kugura akabyeri ugira ngo aba yakwiye erega buriya si abana mu biraka byo kubaka gusa, ahubwo buriya njye numva ngo ayiba n'umugore we. iyo ngiyo nyine mu mashyirahamwe iyo bagabanye wahize ngo yakurayo ndumva yarafashijwe noneho. uriya ni hatari. yewe niko se gakuru ko numva harimo umushinga umushinga wabwira natwe abagore bacu bakajya muri koperative, natwe tukajya twibonera ifaranga ryo kunywa akabyeri. none nshimye uramenye rwose. umugore wawe arajya muri biriya bintu uraba yikururiye amahano, uraba ubaye imbwa mu rugo neza. umugore wawe aba ari uw'umugabo karabaye. nibyo se ubumanzi bw'umugore wawe ukizwa n'iki? kariya ka mukamana kawe ubwira ngo gapfukame kagapfukama, ukubita urushyi kakifata neza, ntiwazongera na gato no kugatunga urutoki. uramenya bikurikiye ibyaduka bitazagusiga habi. yewe niba bimeze bityo rero gako reka njyewe mbyihorere. njyewe nshimiye nzarya ndya duke twiza, ariko ejo umugore atasanzamo. oya nibyo rwose. naho ubundi se ndabona umugore wahambiriye amabuni igitenge wazamukizwa n'iki? si ibyo uzi ko iyo umugore yajijutse akagira ifaranga ahinduka umugabo mu rugo, naho umugabo akaba umugore. ntabwo nazongera kuvuga. muri aho baturage bo mu mudugudu wa Bwiza. turaho nubwo mutatworoye ariko turaho. mukomere. nongeye gushimira umuyobozi w'umudugudu wanyu mpaye ijambo ndetse wemeye no kunyakira muri iyi nama yanyu. nk'uko yabibabwiye nitwa Clotilde, nkaba nshinzwe imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'umutegarugori muri aka karere. bamwe muranzi, nkunda gusura uyu mudugudu wanyu. nubwo ari ubwa mbere tugiranye inama, ariko nkurikiranira hafi ibikorwa by'abari n'abategarugori. mutuze kuva kera bakundaga kwita umugore ngo ni mutima w'urugo. abenshi bakibwira ko bishatse kuvuga ko agomba kwicara akifata neza, ntazerere ntasinde, akarera abana neza, mbese akaba umutagatifu mu rugo. ibyo ni byiza, turabishyigikiye, ariko muri iki gihe tugezemo bigomba kurengaho. muzi ko umutima ariwo utuma ibindi bice by'umubiri byose bikora. murabizi no mu rugo rero wa mutima w'urugo ugomba kugira uruhare runini mu iterambere ry'urugo. muranyumva? niyo mpamvu twakanguriye abagore ndetse n'abandi babyifuza kwibumbira mu makoperative. mutuze ngo babashe gutera imbere no kungurana ibitekerezo. mutuze. koperative rero isaba ko abantu bashyize hamwe, baziranye neza, bishyira hamwe, maze bagahuriza hamwe ibikorwa bimwe
byabateza imbere kandi ibyo bikorwa bikaba ari ibikorwa byinjiza amafaranga. Mubyumve neza, mubyumve neza, bigomba kuba ibikorwa byinjiza amafaranga kandi ayo mafaranga akaba ari amafaranga abyara inyungu. Mbese ni umushinga ubyara inyungu. Ariko kandi hejuru y'ibyo guhurira mu makoperative bifite inyungu ya ngombwa. Mutuze inyungu y'imibanire myiza. Abari kumwe mu makoperative baba inshuti, bakaba nk'abavandimwe, bagafashanya. Mutuze bakungurana ibitekerezo. Leta yacu ishyigikiye cyane amakoperative kuko ibona ari bumwe mu buryo bwiza bwo kongera ubukungu no guteza imbere umuryango biciye mu gukorera hamwe n'imibanire myiza y'abaturage, gutyo umuryango ugatera imbere. Rwose ibyo avuga n'ibyo uyu mugore pe. Mukurikire, akaba ariyo mpamvu leta yacu ishyigikira abantu bose bagize igitekerezo cyo gukorera hamwe muri koperative. Muranyumva? Kandi irabafasha bakabona ibyangombwa vuba bidatinze, bakagira abajyanama nkatwe babakurikiranira hafi, ndetse bakanabasha kubona inguzanyo mu mabanki bitabagoye. Icyo ni cyiza. Muri kumva? Uyu munsi rero nifuje ko mwakumva ubuhamya bwa koperative Amizero. Ikorera muri uyu mudugudu wanyu, murayizi. Ngaho nimutege amatwi umwe mu banyamuryango b'iyo koperative. Ese ni umugore wanjye. Murakoze, nitwa Donatira, nk'abandi umwe mu banyamuryango wa koperative Amizero. Ndi n'umwe mu bayishinze. Twatangiye turi abategarugori 10, dutangiza imigabane 10,000 buri wese. Hashize imyaka 5 twahereye ku bikorwa by'ubuhinzi. Ariko barakataje rero. Ariko ubu koperative yacu ifite ibikorwa byinshi, kuko yanabonye n'abagira neza bayitera inkunga, kuko babonaga dukora neza. Uretse ibikorwa by'ubuhinzi rero, dufite n'ubworozi bw'amatungo magufi, inkoko, inkwavu, ingurube, kandi byororoka vuba cyane bikanaduha amafaranga. Akabenzi byororoka vuba cyane. Abanyamuryango bakomeje kwiyongera, ubu tukaba twaranatangiye atelier yo kudoda. Mu minsi ishize twatangije igikorwa cyo guhana inka za kijyambere, nge narayibonye. Noneho rero iyo ibyaye woroza mugenzi wawe muri kumwe muri koperative. Mubizi ariko murabizi nawe. Ariko ni mutuza. Mureke dukomeze twumvikane. Ariko siko murabemera gato. Mureke twumvikane. Mu by'ukuri kujya muri koperative ntako bisa. Byatuvanye mu bukene, abenshi muratuzi, ntago mutuzi. Barabizi. Muzi ko twari tumeze mbere n'ibyo tumaze kugeraho. Hagati yacu rero turafashanya. Mufashanye? Iyo hagize ubyara turamuhemba, hagira urwara tukamurwaza, hagira urenganywa tukamufasha gukurikirana ikibazo cye mu buyobozi. Erwa mutegeka abagabo batakivuga. Nimureke dukomeze twumvikane. Turashima cyane umurenge wacu n'akarere ko bituba hafi, ko byadushakiye inkunga zitandukanye, ko ariko cyane cyane dushingiye ku ngendo shuri ndetse n'amahugurwa atandukanye bagenda baduha. Imishinga yacu ikora ku buryo bwa kijyambere, kandi natwe twungutse ubwenge bwinshi cyane. Abatari bazi gusoma no kwandika barabimenye rwose. Abagore bamenye amategeko abarengera, kwigishijwe iby'isuku no kuboneza urubyaro. Mbese sinabivuga ngo mbirangize. Ubu ko mu ndege uko nagiye no mu ndege. Nagiye mu ndege njya mu mahanga kureba uko andi makoperative akora. Yanzaniye n'ikoti ry'umugore wanjye. Nkaba cyane rero. Nkaba byishimiye cyane. Oya. Reba mbese iyo shati ya kiriya gitenge ukuntu idodesheje igaragaza ibitugu. N'ibyo byose zirazo zise singeso yigira mu makoperative. Ngaho nagiye kwiga amategeko. Ariko ni mutuza ariko ni mumbabarire mpamagara ahangaha imbere umugabo wanjye ngira inshuti agira icyo ababwira. Inganzwa nyine. Ndamuhamagara nk'umugabo ufite umugore uri muri koperative. Ababwira icyo byamariye urugo, hato mutagira ngo nge ndimo kwirarira. Hamagara iyo ndinda. Naze rwose, naze nambabarira ariko ndamutunguye, naze ababwira. Yarahiriwe ngira inshuti naze. Yarariye.
ariko kuriya ibyo byaramurangiranye neza neza uzi ko yabaye inganzwa pe yarahiriwe byararangiye urabona ukuntu umugore ahagarara imbere y'abantu n'abagabo bangana batya akavugana ivogonyo rigana kuriya nta soni afite pe inshuti yanjye yemwe murakoze cyane ngira inshuti turakumva rwose Donatira arantunguye ariko buriya ni mu murekeranye kunzanya imbabazi twiherereye mwiherereye murakoze cyane ariko hariya hari abantu baganira mu matsinda rwose bareka tukumvikana mutuze yemwe abari inyuma mutuze reka twumve mu by'ukuri sinareka rwose kubabwira ko nishimiye cyane ko umugore wanjye aba muri koperative koperative kubeshya ni bibi rwose bakimara guhugurira abantu kujya mu makoperative yatashye byamunyuze rwose atangira gushakisha abagenzi be ngo bakorane aragutegeka ureme nanjye rero nari numvise inyigisho ariko ntabwo nari nizeye ibyo bavugaga ariko ndamufasha muha amafaranga y'umugabane shingiro nubwo ntanizeye rwose ko hari ikintu byashoboraga kumugezaho urumva umugabo ntangarugero muri make ntagiye kubabeshya nanjye narabipingaga none warayobotse mu minsi mike bidatinze nahise mbona ibyiza byabo nimwumva ariko nimwumva byo gutegeka iwabo tuza kumva ariko nshimiye watuje kumva na mbere yuko batangira kubona inyungu Donatira ubwe yaramaze guhinduka yaramaze kuba umugore ufungutse umugore ujijutse uzi ubwenge mbese umugore uzi kwita ku rugo rwe ni nacyo cyashimishije cyane rwose yamaze kugupakira rimwe abagabo tujya kujya inama abandi bagabo mu tubari si uko bimeze iwanjye rwose si uko bikimeze inama ya mbere nyigisha umugore wanjye Donatira umva asigaye afite ibitekerezo byagutse n'uwo gushimwa rwose kandi birushaho kwiyongera umunsi ku munsi izindi nyungu rero twagiye tuzibona kuko Donatira ntakorera muri koperative gusa ibyo yahize aza no mu rugo rwe akabishyira mu bikorwa mukurikire ariko nshimiye watuje tukumvikana rwose uranyumviye nshime tuza nshime mutuze urugo rwo mbese ntirukiro rw'umugabo reka renya mubwire ngewe sinagisha inama umugore wanjye tuza nawe uzagera aho ubyumve ndeka twumvikane mu by'ukuri rero urugo rwacu ubu rubarirwa mu ngo zateye imbere kandi ibyo byabaye mu kanya gato nk'ako guhumbya nkaba nkangurira abagabo nawe nshimiye rwose n'ubwo urimo gutsimbarara rwose nakubwira nti rwose natwe tugomba kwitabira amakoperative reka nshimiye sinajya muri ayo manyazi numva se nkubwire kandi ngewe nzi neza ko tugiye no muri ayo y'abagore bose batwakira tuyagiyemo abagore batwakira ariko ntabwo bavangura ibitsina ikindi kandi nkaba nakangurira abagore basigaye inyuma ko bahaguruka bakwegera bagenzi babo aba badati b'abapasikazi aho wiragenda n'abandi umugore wanjye bakabagira inama bakabafasha kuzamuka bakabafasha gutegeka abagore mutuze twumvikane urabona ari muzima mutuze ariko twumvikane ariko se mwatuze mu kuba umuyobozi mutuze na hari inyuma batuze murakoze nanone ubutumwa waha abagenzi bawe b'abagabo ni ubuhe se afite ubuhe cyane ko hari nk'abo njya nsura ngasanga abagabo bakaniye abagore babo bababujije kujya mu makoperative wajya zibeshya umva aho ngaho biroroshye rwose muyobozi pe mpereye kujya umugore wanjye amaze kugeza ku rugo rwacu ubutumwa mfite ni ubu ngubu ubu nibwo butumwa naho abagenzi banjye b'abagabo ni uko bakangurira abagore babo gusohoka bakajya aho abandi bari bakabareka bakajya mu makoperative bagatera imbere kuko iterambere ry'umugore burya niryo terambere ry'urugo ikindi burya nababwira hari abagabo bajya bibeshya ngo abagore bari mu makoperative ngo bitwara nabi ngo baba ibyomanzi ngo basuzugura abagabo babo usanga barigize ibinani mu ngo ngo hari abasinzi n'ibindi byinshi bibi ibyo nagira ngo mbabwire ko atari byo umva shimi numvise naga ko barimo kuyagenda bitindaho ibyo sibyo namba rwose barababeshyera ibyo bigira n'ubujajwa abandi no kwigira igare niba utarasaze wararozwe ngenda bikubwiye urakoze cyane bwanangira inshuti nibyo koko abagabo bamwe bafite imyumvire ikiri inyuma bibeshya cyane ku bagore bagiye muri za koperative abandi ntibihanganire ko umugore nawe agira ubushobozi mwabagabo mwe mbabwire
umugore uri muri koperative ni umugore ushoboye ujijutse uzi agaciro k'umuryango n'urugo. Ni umugore ushaka iterambere ry'umuryango we. Muri kumva? mutuze urumva rero ko uwo mugore atari uwo kwisenyera urugo rwe. Uri kumva? Erega no mu makoperative abagore barahugurana, bamwe bakigisha abandi uko bita ku bagabo babo kuko bifuza iterambere muri byose. Ngaho rero mwabagabo mwe nimufasha abagore banyu gutera imbere, bamenye bamenye aho ibintu bigeze, wowe gusigara inyuma. Hata urugo rwanyu rutahadindirira. Murakoze bwana muyobozi w'umudugudu kuduha aka kanya. Ndumva ari ibintu nashakaga kubagezaho muri aka kanya kandi murakoze. Umugore wirirwa ku musozi njyewe sinzamwemera. Tugwa amashyi y'ubu njyewe umugore wirirwa ku musozi sinzamwemera, ntabwo nzabyemera njyewe. Sosoma n'ubuziranenge n'ubuzima bwiza. Mukora wa mugore reka nisinzirire rwose niko ariko uri mu bike mukama kandi ndagusohora ari hanze, ndagusohora rwose, ndagusohora pe. Ndimo kwishima ubu yewe yandwinze yamaze. Waryamye zo kava muri ibyo ngibyo. Nyoberwa naho uvana ibitotsi. Niyi mibira ari tudwinga indi curanga hejuru yayo. Nibasi mibiki. Bambe wowe winywera akayoga kakagusinziriza n'uri nkanjye utunzwe n'amazi. Mvana yo nduru niryamire. Mvana yo nduru ibyo mbona nshaka. Wumvise ibyo abandi bagezeho shime. Bagezeho bagera uko bibereye mu makoperative. Twe nitugira n'inzitira mibi. Akasi ya makoperative. Ese uko ndi gutaka imibi ubu abana banjye bo ntiyabamaze. Mwana we. Noneho mara yabazakizwa n'iki baramase. Baramase rwose. Ndeka niryamira. Ntiryamire. Ariko ubu koko wabuze n'amafaranga ya mituweli nshimye. Kuki wumva ari ngiye ugomba kuyashaka? Wowe wazayashatse. Ariko mukamana nararushye. Uruhasi uruhuye. None sigira ngo nzayavanuye. Kuzi neza ko twombonye twose nduhahisha mu gihe wowe wibereye mu nzu. Nta kintu bikubwiye. Umva mbese uko aba yivugisha. None se ubugira ngo ngiye nirirwa hangaha mu gutiya zawe. Mvana n'induru ngiye. Umenye ko ngiye nzajya kwisebera abandi bakanshyira muri koperative. Singiye gusigara inyuma ngiye utike mukama. Ngo ujya mu biki? Nzasanga abandi muri koperative rwose. Umugore wanjye inshuti yavuze ko azanguriza amafaranga. Ndakubwiye ngo ibyo bisubizaho bivanye. Sinzongere no kumva bisohoka mu kanwa kawe. Ndanze urumva ndanze nzajyayo kandi n'ubundi yaranjyanye asurisha ibikorwa byabo byose. Uzibeshye usubire ahubwo nabimenye. Buri ibyo yavuze mu nama n'ibike bateye imbere barakize. Niba gusa banyemereraga singiye gusigara inyuma da. Ndakubwiye ndakubujije mukama. Uzibeshye ngeyo. Ntasoni. Urambuza kubera. Urambuza kubera ikira. Uzibeshye ngeyo ahubwo. Urambuza sumari iki? Niyo wankubita ka gihumbi. Umva uribeshya nzajyayo. Nejo bundi nzongera. Nta cyumariye kindi, nta n'icyumariye abana bawe, nta nubwo rero wakwiye kumva. Utiki wa mugore. Urumva ko gasuzuguro? Ntasoni. Ngo ntacyo ngewe nshimiye hano nkumariye. Niko ni wowe witera inda cyangwa hari undi mugabo ufite? Nibyo ushoboye nyine. Uzarebe ko hari undi mugore wo muri koperative ukibyara ndaheka cyangwa byara badashoboye. Ngagira ngo ako kimbira kwiyanga. Ariko ubwo nguvuga uri muzima. Ndakubwego ceceka sinogere no kumva. Ntago nzabikora rwose. Niko reka nkubwire ako gasuzuguro kawe. Ariko gira imigira yo kwiyangana. Imana yanjye mvaho ndeka niryamire. Wava ariko utankanga umwana siki udatuma nshikamira umwana wakinze. Sinzi ukumva uhambarira igirayo hasoni harana ko urumfufu ni gitanda ndamaze subundi kini gitanda ko aringirwa gitanda aho igirayo ndakubwiye umva ndakubwiye nza ako gasuzuguro kawe niko dore nkanguriye umwana wa kintu ariko nta handi hawe nzajyayo nzajya muri koperative ndakwishinga sanga marira iki igirayo uzabona ibiberi aha ibirenze bike ariko bana wamoye ikigugu
ubwo nta kintu ushaka uretse kwegera indaya n'icyomanzi gusa indaya ujya no kwegera inshashwa no kwiga urugomo n'agakungu nka bamwe nirirwa mbona batavamo umwana wanabaye ko wanabaye ko uzongera ubihingutse ahubwo urandoreraga ko dore yandindagire ngo ningira inshuti dore yayindi umugore asigaye yitegekera nguriye ariko sha nuko ari ndindagiragwa neza wamusaba icupa hari wenda cyane cyane ko yarutse kutwishonguraho mu nama ngo warakize ariko bwese inzoka yanjye nayimaze ngaho nawe iranguza urwo rwagwa maze ubundi tumwegere kandi uramenye urumva natugurira urwagwa turwanye ngese narusomaho byeri agomba tugure byeri nanjye nzagwa nazihaze rwose kandi arakumva byeri yimara kuyisogongera ngewe ndamubyara muri batisimu uramubyara muri batisimu rwose uramubyara muri batisimu wowe ubyara umuntu muri batisimu utazi n'inzira igana ku kiziya urabureba njye ndamubatiza ngewe nshimiye nindagiza mubyare muri batisimu rwose usinda nabura agatsindwa akugezemo ariko rero nawe ntacyo uzi icyo ushaka kuvuga se nimara kugasoma urumva kamaze kwivanga n'urwagwa nyine maze kunywa ndamubwira icyo umutekereza yewe ntabwo nanjye ndagufasha ufashe hanyuma se turajyana cyangwa uramusaba wenyine mva mbese niyimusaba yenyine aragura icupa rimwe hari ubwo naye ntarengwa yenyine ntubyumva uzize ko baciye gusangiza ibintu ku munwa ngo tutanuzanye irwanda nabyo ni ubusamba aho busamba ntabwo ngaho tugende kandi wibuke urumva ujya kumusuhuza ujya ukora kuri iyo ngofero yawe ngaho tugende wenda byibuka mwiriwe databuja mukomere cyane databuja yemwe iyo nshimye mwiriwe databuja uraho neza nawe gaku ndaho nta kiragaze ko tudaherukanye patro natwe turagiye patro bimeze nabi cyane bimeze nabi rwose mujye mudushakira akazi mwarageze kure ahubwo mbonye ishimye kandi namushakaga washakaga kungurira agacupa ze ishimye ndakumva wenda wowe tube twicaye hano tuganire nicyo gukunda nanjye ndicara ariko kuko twari sibyo se oya nta kibazo nawe wicara wasanga ibyo mubwira nawe bikureba ko mudatana se inshuti rwose yanjye cyane ariko uze turicara gutya gusa nta kantu ko kuvugiraho umuntu nkawe koko yatwicaza gutya gusa cyane cyane ko atari ibintu bisanzwe si ibyo se none se sinabonaga mwanywa ngurwagwara nabonaga musoma urwagwa ubu noneho turanywa byeri turanywa byeri rwose byeri gusa niyo tu ngaho nibayibaye ariko sinyibaguriye ngo mujye kurwana mu ngo zanyu murari murwana n'abagore banyu ntubaraza ku nkeke urakoze cyane patro reka mbabwire ahubwo bazizane uye nibyo ariko rero ugize neza cyane rwose sugira ngo kabyeri ntanagaherutse patro ubu budukuye kure rwose umuhinzi yakuye inyoni pe neza ariko rero bintera cyane agahinda kubagurira byeri agahinda ni ibyishimo cyane wowe wishimiye mu gihe iwawe umugore n'abana baba baburaye wiriwe wicaye aha ntacyo ukora hanze aha hariho ubukene databuja kandi burya nta mafaranga ariho wenda urabiyobewe ikindi imirimo yaranabuze imirimo yaburiye he imirimo yaburiye he ko ahubwo ari uko mwega muri abanebwe gusa mutazi kuyishakisha mudashaka no gukora ntabwo ari ibyo mwigeze inyamibwa mu nyana z'imbwa rwose none se wakwirirwa wota izuba ahangaha ku gasantere ukakwiriraho warangizaga imirimo yarabuze dore ngizi byeri mwantumye dore ngizi ndazizanye banazifunguye ahubwo bazifunguye dutangire tunywe ku buzima bwacu rwose turyoherwe twese rero numvise ngira inshuti utatangiye kuducyurira iyi nzoga ntiba ariyo kuducyurira gakundo wari ukwiye kuba ariko uzizanyiza ibyera utazifunguye bakaza ahangaha bakazifungurira imbere yacu ubundi ni kuri genda ntumva ko ari nzima
yego atari amazi niziba amazi bazisubizayo kandi ko ivuga nka byeri nzima nyirebera ubwaye ko icumba kotse oho umara rwose shanshimiye nabisuzumye rwose bayifunguye ndeba iravuga ngo maze akotse sha ukagira agacya karazamuka ngaho mwaho mashambera genda bakabyari urengetse uringira inshuti rwose rwose urumva nakubeshyagara uringira inshuti rwose rero nabyumvise rwose ni muryoherwe ngaho nimurekere aho dukomeze ikiganiro twari twatangiye niko se nshimye wongere kudushyurira ariko nshimiye humura nta cyuro ziri hano niko se nshimye ndakumva rwose harya uti nta mirimo iriho nyine tegu nanjye ntayo ushakisha ariko rero bwira umugore wawe umva twumvikane nshimiye bwira umugore wawe asange bagenzi be muri koperative urebe ngo ubuzima bwanyu burahinduka kuko niba wowe warananiwe gukora nzi ko wabishoboye kandi ndabikwijeje rwose aramutse atanabizi abandi bagore bazamwigisha gukora niko bimeze ibyo nkubwira nta soni ngewe ukambwira ngo umugore wanjye ngagira ate noneho ibyo ko kwita databuja na pato biveho urumva ukagirutse umugore waye naye muri ariya manjwa y'amakoperative cyane rwose biga ubujajwa tuza wumve amategeko yawe ndakubwiye nti cyane rwose ajye muri koperative kugira ngo afunguke aze kunyigiraho ingare ariko tuza wumve ese burya uzi ko umugore wawe ari akajiji gatereye aho ariko urumva urandukira n'umugore umva umugore utamenya amazi utamenya gukaraba utazi kumesa imirimo yanyihinze mu kajagari ntacyo azi muri make umva nta na kimwe icyo akora icyo azi kandi afitemo uburambe n'inkoni zawe nawe wigize inyamibwa mu nyana z'imbwa wongere mbigusubiriremo wareka mubwire ubwo se uragira ngo ajye amwororangirije hasoni ntakamukosora igihe akosheje ubwo se uwo mugore umugabo yari umugabo ndeka nako kagore nanyoye nako kakabye katangiye no kunshiramo reka nisubize ingirisho inshuti rwose gakuba umfashe ngira inshuti uyu nguyu ndamugufasha rwose ninjye abwiye se umugore wawe avuze reka nanjye mwisubize kandi ujye ibyo nakubwiye mu kanya ngaho ukagira imana ngaho rwose niko ngira inshuti ndakumva rwose yaga mpora mwita umupaturo nkagera urasirimutse naho nuguteye urashaka ko umugore wanjye Mukamana amera nka Donatilla wawe sha nibyo ushaka urashaka ko ngewe njimiye mu myaka iri imbere nzaba meze nkawe wahiriwe ibyo byo ntabwo umva kumera nkanjye ntabwo wabishobora byakuvuna ntabwo umva tuza wumve ntabwo mwatugeraho rwose twarabasize twaberetse mu bworo bw'ikirenge umugore wawe ntabwo ashobora kumera nka Donatilla wanjye ntakamere nkawe nawe ntuzamera nkanjye kuko ntabwo byavamo igihe cyose uzabasha kwigurira byeri njye nzaba ntakinywera muri aka kabari k'abasinzi nkawe kuko muzagera mu rugero tugezeho twe tugeze kure cyane mu bushorishori bw'ijuru uje kunyurira kuri byeri mwibuke ko dutera imbere twebwe ntabwo dusubira inyuma kandi nta nubwo bishoboka ntabwo dushobora gusitara ubutsinsino twebwe dusitara amano uranyuma kandi ntabwo tuguma aho turi twebwe niko dukora ko dukora rwose ngira inshuti akwiraseho pe iraseho se aragukandagiye rwose njyewe namusubiza byeri hasigaye nkigendera umva nawe nakubwiye ngo ntumvugiremo urumva ceceka nisubirize ngirisho ko nagasuzuguro kabije niko nshangirisho ndakumva rwose wirata niki ntabwo nirasa ariko wirata niki mugiye ukuru bikesha umugore wawe none se umugore ndugomba gufata ukuru ubugu iyo bigenda uhereye ku nkweto wambaye ubikesha umugore warangiza ukirata wirata niki mu gihe umugore wawe ari ufite ijambo mu rugo gutegeka ntega mu matwi nkubwire wowe icyo ukora bikaba ari ubwigiriza gusa no kumukomera mu mashyi ibyavuze rero warangiza ugatinyuka ukambwira ngewe nshimiye umva twumvikane muvandimwe wanjye ntuzanduta sinkamere nkawe umva se nkubwire nshimiye rwose umva nkwibwirire ni iki se urambwira ntabwo twicaranye ahangaha ngo ntirane amagambo nawe ni wowe bizanye cyangwa se nkumburane nawe
kuko njye nawe ntubwize ukuri ntabwo tunganya ubwenge. umva ubwenge ufite se nkabuki. umva uracyari inyuma cyane ariko igihe cyo nakwisabira ni kimwe, reka umugore wawe ajye gukora anafunguke ave mu bujiji, urumva mugire ubuzima bwiza mu rugo, abana banyu bagira itoto, atera akabono hejuru. kuko umva nkubwire arambabaza cyane rwose, ndambiye kumubona byukira iwanjye igihe cyose aje gufunguza, biteye isoni n'agahinda. abantu bafite imbaraga mukiri bato. reka mubwire nagaruka uzamwirukane, ariko bwishimiye njye ntabwo namwirukana. oya uzamwirukane, ariko ndakurahiye mukabana ntazajya mu makoperative niri n'umunsi n'uyu manjwe mu mateko. hasoni niba mwararetse abagore banyu bakajya kwicuruza no kwirirwa mu gakubo, urumva uwanjye sinzamureka ngo agenda bingana. niba mwaranemewe no gutegekwa n'abagore banyu, ngewe shimiye uwanjye ntazanegeka, sinzabyemera. umva rero nkubwiye shimiye, aho uribeshye cyane kandi twabisobanuye neza mu nama y'umudugudu. so ubundi waretse ibyo urimo ukagurira icupa ntabwo ubyibuka turi mu nama y'umudugudu rwose, ni uko mu matwi yanyu wagira ngo mwayavuniyemo ibiti, wagira ngo amagambo babwira yinjirira mu gutwi kumwe agasohokera mu kundi. wazaniye kugurira icupa aribwo aho soni muri y'umudugudu ariko cyane tivi nzahora gutega rwose nawe cyangwa umugabo akagira inshuti ntapfa akavaho. aho umugore wawe yaguhaye ijambo sha twasangiye ijambo nyine n'umugore wanjye, ariko akareba kumva nakubwira namubwira ko ibintu byacurabyaga ko namubwira akagakuyumva ko umugabo ari umugore urumva ko umugabo ari uwuhe umugore ijambo, none ni umugore uha umugabo ijambo. no gusangira ijambo nibyo byateye ni by'amakoperative abigisha. hari ikindi kwishyira hejuru, kumenya kuvuga, kwigira abagabo mu ngo bagahindura abagabo abagore, sibyo basigaye bakora se. nawe se komera uko umugabo ariwe utoza urugo. yegora ibi byateye bibi wayamanya y'amakoperative ko ashaka ko abagore bagira amakonti muri mabanki. ndabizi uramuzi, aribo bahahiruruka, aribo byaba mbese abagabo bana yanjye we nahurika urabizi nshimye, tuzirire duke twiza ariko tugumye twitwa abagabo mu ngo zacu rwose, ishema naryo rirakenewe. ubu niyo tuba dufite ifaranga akaba ari wowe tugurira byiringiro. mwebwe mukangurira ababyeyi mwebwe mungurira ntabwo byavamo, ntabwo bishoboka. umva tukagusukira kuko ntabwo uri umugabo wowe, ku buryo twasanze warakuwe by'ababa pe. reba umugabo utunzwe n'umugore ariko nimwumve mbabwire, umuntu wakwahiriye yaraguhaye. oya nimutuze mwumva, ariko ibyo muvuga byose muribeshya cyane. ngaho vuga da, none se mwibwira ko njye nirirwa nicaye umugore wanjye akantamika? ubigenza ute? umva twembi turakora tugahuriza hamwe umusaruro w'imbaraga zacu. gusa icyo mbabwira ni uko n'uruhare rw'umugore ari ngombwa cyane kugira ngo urugo ruzamuke rutere imbere. kandi muri iki gihe kwitabira kujya mu makoperative ni iby'ingenzi cyane mu kujijura abantu no gukora imishinga ibyara inyungu. ariko nimwumve mbabazi, ese ubundi mwebwe mwabujijwe n'iki kujya muri koperative? wowe gakuba nawe nshimira, aho nimwibwira ko ari iz'abagore gusa. ni iz'abagore, ni koperative z'abagore batarakuroze warasaze. ese ubundi waguze iri cupa tukwibwira kava mu makoperative muzaguha ngaha mu macupa. ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera bizinesi ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharija amatelefoni menshi icyarimwe. nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. umurasire mwiza, ubuzima buhebuje. ndumva buri wese yamaze kubona ihene ye. hari utarasinya ko yayitwaye se? ninjye ufite lisite, bose bamaze gusinya.
icyo gusa twabibutsa ni uko izi hene duhawe twese nk'abanyamuryango ba koperative ari inguzanyo banki yahaye koperative yacu, ariko tugomba twese kugira uruhare mu kwishyura. hewe amasezerano se ntitwayasinye ntitubizi. ndabona Pascal umukozi wa banki waje muri uyu muhango hari icyo ashaka kutubwira, tumutege amatwi. mu by'ukuri simvuga byinshi, gusa uyu mushinga w'ihene ni umushinga mwiza. tumaze kuwubona muri banki ntabwo twigeze na gato rwose tuzuyaza kuwuha inguzanyo. twarabanje dusuzuma ibijyanye n'iyi koperative yanyu, dusanga ifite impapuro ziyemerera kubaho, ifite amategeko ayigenga, ifite abanyamuryango bazwi basinye ku mugaragaro, kandi twashakishije amakuru. twegera inzego z'ubuyobozi zino kugira ngo tumenye niba koperative koko ibaho, ikora atari ku izina gusa, kandi twagira ngo tunamenye ko abanyamuryango bashyize hamwe nta mwuka mubi bagira, amatiku cyangwa amacakubiri yaba barangwamo. twasanze ibyo ntabyo rwose. twanasuye kandi ibikorwa bya koperative aho biri hose, tunasura na bamwe mu banyamuryango mu ngo dutomboje, dusanga ari abakungu pe. dusanga rwose dukwiye kubaha inguzanyo ngo bagure amatungo. nta mpungenge rero dufite zo kwishyurwa, iyi koperative yanyu izishyura rwose nta mbogamizi, turabyizeye pe. turabijeje rwose. buri wese rero agiye gutwara ihene ye mu rugo, ayiteho ayigaburire neza. mu mezi make turaba dufite ihene zirenze 2 mu ngo zacu. ahasigaye nk'uko twabyumvikanyeho dutegura uyu mushinga, tuzajya duhura buri cyumweru nk'ibisanzwe, dushyira amafaranga mu gasanduku ajye kuri konti muri banki, kugira ngo banki izabashe kujya yishyura inguzanyo yayo. birakwiye rwose. yowe abandi bafite ihene ni ukuri. nanjye wa mugabo rwose wampaye ihene, wampaye itungo ko ndi umukene, ndi umutindaha rwose muri uyu mudugudu bose barabizi. ntabwo ari njye uzitanga madamu. ni wowe manuka nakureba guri muvuga ijambo. nanjye rwose wampaye ihene. Donati, mwamunsaba ihene rwose nanjye nkiteza imbere. Mukama, izi hene ni iz'abanyamuryango wa koperative yacu bonyine, nta wundi pe. twaguze umubare ubaze ungana natwe uko tungana, kandi nabwo ni inguzanyo tuzi. ubwo se rwose njye mwampaye, sinababwiye ko nifuza kujya muri koperative yanyu. urabizi ariko ko twakwemereye, ndetse na Donatira akemera kugutangira umugabane fatizo. ariko ntiwigeze uza ngo winjire muri koperative, ntiwigeze uza ngo tukwakire tukumenye nk'umunyamuryango. aya rwose ni mubabarire pe. uyu mubyeyi ukuntu yari yagiye yabikunze ashaka rwose kuzamo, ntibyumvikana ukuntu atagarutse. naragarutse rega, naragarutse umugabo azanyiruka inyuma kuko yambujije kubizamo, arangije afatira mu nzira asubiza mu rugo naba nkubita. niyo mpamvu ntaje. ndahombye ihene koko. simba mbonye ihene nkamwe mwese nanjye nkiteza imbere koko. yo mbega ibintu bibabaje. ariko se koko abagabo badindiza abagore babo bakabuza kwitabira ibikorwa by'iterambere, ntibari bakwiye gufatirwa ibyemezo ndetse n'ibihano. ese itegeko ribivugaho iki Donati? ntatubwire nk'umugabo w'uyu mugore koko. yewe simbizi ni ukubaza Clotilde. oya rwose nimukire rwose muri koperative, nshimiye yabyemera atabyemera njyewe ndajyamo. utiki mukama utiki ndajya muri koperative. wagira ngo ibyo uvuze simbyumvise wowe ukagira gute? ubwo rero wari uzi ko wacitse ngo ujya muri ayo manama n'amakoperative y'abagore. urambona njye narakubujije sinshaka umugore usuzugura. hinga nzaho ese ugurageyo wa mugabo we? umva kubibera ahangaha utabituma ibibamo urajyayo. ugeze mu mirimo ya koperative yacu ute? ni mumwe umugore wanjye. umugore wawe mwiyaniza agasuzuguro ke, urumva? kandi mubimenye nimwivange mu bibazo by'urugo rwanjye. uribeshye cyane. urumva ni umukozi aho n'urwara. shyira icyo kibanduzanya hasi cyangwa usobanure niba uje kudutera muri koperative yacu. umva ndanze mu umugore wanjye. ariko uwo mugabo ni umusazi cyangwa ibyo aza kwigira imbere y'abantu ni ibiki? iryo terabwoba uzanye n'ibwoko cy'uwo mugabo. shyira iyo nkoni hasi se cyangwa ibyo ni agasuzuguro kabishye cyane. tumufate tumwakirira ngo rwanda kiriya kibanza.
kandi tunamushyikiriza ubuyobozi bumufunga cyane rwose ubona atinyuka akaza kurwana mu bantu bakuru adusanze hano mu kazi kacu mwese umva nimukenyere ibitenge tumwereke nimukenyere ibitenge abandi baturuka imbere abandi baturuka inyuma ahasigaye ashyikirizwa ubuyobozi muramenya mumvire ku mugabo mumubutira umugabo muramufungisha se bagize ati umusore mumara gufungisha umugabo wanjye muzamugemurira yewe amenye nama yerekaniza nyine nafungwa bazamugorora azave mu buroko ari umuntu muzima ibyo byose nawe hagati aho uzaba umenyereye imirimo yo muri koperative ureke umuntu muramenye mwicakaruka muramenye mwicakaruka nimumvire mu nzira nigendere cyangwa tugende maze nitugera mu rugo urambwira ibyo waruje ahangaha ibintu nimubona n'ibyo narakubujije amateshwa iriya ni injiji y'umugore ko naragenze ndabona nanjye ndi umugabo we najya amutungisha umunyafu uriya mugore azafata ateye imbere umugore bashobora nk'izene ngo caha cyo rishaha cyo gira ute n'inkoni ku mugongo koko yewe bivuga mutyo wiragi ahubwo uriya mukamana niwe ukeneye gufashwa niwe ukeneye kwinjira muri koperative ngo abe umugore mushya ahubwo tugumye tumwegerewe n'uriya musazi w'umugabo we naho ubundi ntacyo twaba tumariye bagenzi bacu cyakora nanone Damararati iki cyayi cyera mu misozi myiza y'u Rwagasabo kizwiho kuba ari umuti w'umunaniro kuko cyubaka imbaraga mu mubiri kigakangura ubwonko bugahora buhanga umwana wakinyoye mu ishuri ahora ahiga abandi kuko aba yihariye ubuhanga. Damarara ifite uburyohe karemano ku buryo niyo yaba ari nta sukari usoma ubudakura ku munwa. Damararati nyuma yo kutugezaho ya tibag yahogoje amahanga noneho yadukoreye icyayi gihendutse kiri mu gapaki k'amagarama 25 kagura amafaranga make cyane ijana gusa muri butiki. Aka gapaki karatubuka iri rikaba ari itandukaniro. Nawe rero Damarara n'inshuti n'umuryango musangira iki cyayi cyubaka ubusabane bariza Damararati muri butike na alimentation zose zikwegereye. Nibavuga icyayi cyatsinze ku isi hita wumva Damararati. umwana ameze atese mukama ameze atese ko ntako ari enda mukoreho nawe wumve arimo gutwika cyane ndimo kumushyira mu mazi akonje buri kanya ariko umuriro ntumanuka. akana kacu kaducika twabigira dute koko mukama urabona amaherezo arayahise niba atabashije kuvurwa. yewe mwambike se tumujyane kwa muganga hari icyo gakuba kubwiye. reka ta gakuba mvuye kumureba rwose hari n'abandi bantu babiri ngiye kureba ngo mbaguze muri bo rero nta nubashije kunguriza n'ifaranga n'ijana. buri wese yambwiraga ko ntayo afite ariko none kuko turabigira dute turavana amafaranga yo kuvuza umwana ko nta na mituweli tugira mfa mbese utangiye kuvuga ubusa kubera kuki utaguze mituweli ubu tuba dufite ibibazo bimeze gutya wagira ngo nyigure amafaranga mvanye hese wowe se kutayiguze si wowe ugira amafaranga ubwo uratangiye reka nigendere nguhunge uyinsiga njyenyine rwose nshimi uyu mwana atangwaho njyenyine uyinsiga rwose njyenyine uyu mwana atangwaho guma ha niyi nagatube turi kumwe twese turi kumwe winsiga rwose ibi byose bigiye kuba ni amakosa yawe ngo amakosa yande amakosa yawe rwose amakosa yawe wanze ko tujya muri koperative mba narabashije kwigurira mituweli kandi umenye ko abanyamuryango ba koperative bagira agasanduka k'ubutabazi bafasha buri wese yahuye n'ibibazo bimutunguye. ndakora ndanze wisiga ntabwo nsiga hano njyenyine yewe ntabwo nsiga rwose ndanze shimi sintugende kiretse niba ugiye kwangira inshuti kumuguza amafaranga agwa neza kandi rwose ni umukire ntiyabura n'igihumbi byibura yifisha. njyewe nshimiye kwangira inshuti none ntibishoboka ntiyanatuma mwinjirira mu rugo twarashwanye urumva ariko mana namucyuriye katunzwe n'umugore umva mbese kategekwa n'umugore amagambo yawe urumva tudafitanye amasinde ubundi se ayo magambo yawe ugenda uvugaguzwa urumva ari byo
ngaho byibura agenda ubwira umugore we cyangwa uguze undi wese wo muri koperative. uramenye mukama ibyabaye hagati yanjye n'abariya bagore ngo usanga muri koperative yawe ntubizi. yawe amahane yawe urabona njyewe nshimiye uwo natunguka imbere akanyikiriza arinde ni amahane yawe ariko narabikuze. ahubwo sasa n'umwana musigarane aba ari wowe ujyayo. oya ntabwo nsiga umwana wanjye ntasanga yapfuye. none n'ubundi se karibu. ikindi kandi sinabatunguka imbere nanjye n'ukuntu nanze inama zabo nka kwishinga sinjye muri koperative. warampemukiye rwose shibi warampemukiye. none umwana wacu agiye gupfa azira ubutindi bwo muri uru rugo no kurwara gutya n'imibereho mibi n'imirire mibi n'amazi mabi ni ukutaryama mu nzitiramubu byose ni wowe wanze ko njya muri koperative. ni wowe rwose ni wowe pe umuntu wanze ko njya muri koperative. cyakoze ko kumenya koperative ari ingirakamaro. none se ubu tuba duhuye n'ibibazo byose iyo tuba muri koperative koko ko tuba dufite uko turi dufite aho tumaze kwigeza tubasha kwivuza no kuvuza abana nta ndwara zipfa kutwadukira koko. byaraturangiranye rero. warampemukiye pe. byaraturangiranye rwose. reka dupfe nabi dupfushe tubone amasomo yo guhora mu bujiji bwacu. ubujiji niwo wabunteye unzitira utuma ntagera muri koperative ngo nanjye njye mu bikorwa by'iterambere nk'abandi ibikorwa bibyara inyungu. none umwana wacu atuguyeho rwose twagize icyo dukora ariko umwana wacu akabaho nshimye ubu koko zazibandwa nzerekeza ariko ikibazo byose ni ukubimirikiraho. yewe ariko urabizi heka umwana tugende tujye hese kandi kwa muganga. gira vuba ye tujye kwa muganga. gira vuba ndakubwira gira vuba n'ubwo dore ntidutinda mu makoni umwana wacu araduca mu myanya y'intoki tureba. gira vuba dore ndimo ndamuheka. gira vuba ariko se nshimye tugiye. gira vuba tugende. yewe ni ukuri iki gikorwa dukoze ni cyiza cyo kwicara tukaganira buri wese mu banyamuryango agafata imihigo y'amezi 6. twizere rero ko buri wese imihigo amaze kutugaragariza azakoresha imbaraga ze zose akayigeraho. nibyo rwose ubwo amezi 6 nashira ni uguhura tugapanga uko twasura buri rugo tukareba ko imihigo rwihaye yashyizwe mu bikorwa. wakoze neza agashimwa wakoze nabi agahanwa. cyane rwose ahubwo nibagiye gushyira mu mihigo yanjye ko inyana yanjye nanjye izaba yarabyaye di mfite amata menshi ninjiza amafaranga. yego di yanya na Donatille yagwaye ubu yarimye ahubwo mu mihigo yanjye nongeyemo ko nzaba nubatse ikiraro cya kizungu niteguye inyana pasikazi ya zamu. ntiwumva harya niwe watomboye nimero ya 3 w'iragi. ninjye ikindi ahubwo twakwishimira mu mihigo rusange ya koperative ni uko muri aya mezi 6 asigaye tuzaba twararangije inguzanyo ya banki baduhaye tugura ihene. ahubwo ni ugutekereza indi tuzaka n'icyo tuzayikoresha. nibyo ese babaza badusanga uriya si Mukamana n'umugabo we Nshimiye. dorere bahabagize kandi ko mbona baza buhanya na Mukamana ahetse umwana. yego uko barimo biruka baza hano se uko barimo biruka se ahubwo nimugire mutabari buri umugabo ntarimo amwirukankana ashaka kumukubita. yego mana yanjye akaba aje kumukubitira imbere yacu yabikora kandi nta soni none aramwirukankana kubera nyamara nanjye niko mbibona umugore akaba arimo ahungira hano turi. disi dutabare dore amufashe ukuboko arimo aramukurura rero. Mukamana umushaka iki Nshimi urasubiye kuza gukubitira umugore wawe ku gasozi noneho ntuducika. ntaducika na Mukamana nta kurengera wibeshye umukozi urwara noneho nta mbabazi tukugirira. urabona ukuntu umugore wawe yabaye ukuntu yabyimbye amatama kubera imibereho mibi. yegora ko kwamuburije iki kuza ngo atwegere tumwinjize muri koperative nawe atera imbere. dore rwose ndabapfukamiye mwababyeyi mwe rwose ndimuce inkoni zamba mumbabarire rwose nagize nabi cyane ndindiza urugo rwanjye ndaruzitira nzitira n'umugore wanjye ntiyabasha gutera imbere mubuza kuza muri koperative none dore ibibazo byatubanye amagana rwose ndabinginze mwuka byaramwe rwose mumbabarire. none wafashe izihe ngamba wisubiyeho rwose mutabare rwose mudutabare rwose muce inkoni zamba rwose tumerewe nabi pe. umugore nguyu rwose ndamubahaye nicishije bugufi imbere yanyu pe
cyane kandi nkomeje ndi umugabo w'imbwa gusa nta kiri navuga ariko ni mu dutabare rwose murabivugaho iki abandi murabivuga dutabare rwose muremereza imbabazi nshimiye asabye twakira umugore we muri koperative kandi nkomeje rwose n'umugore nabanza asaba imbabazi nkomeje yemeze ko azagenda kuri gahunda zacu zose n'ibyo asabwa kuko nasanze ari we wisubiza inyuma wisuzuguza bavandimwe rwose ibyo by'amagambo menshi ni mubireke nshimiye yasabye imbabazi yemeye kandi ko nzaza muri koperative kuko yamaze kubona akamaro kayo rwose tubabarire nazisabye rwose kandi ndakubije pe nabonye ingaruka zo kwidindiza no kutumva inama za bagenzi banjye rwose mwashatse kumfasha ndabananira rwose ntako mutagize rwose nanjye nabonye ingaruka zo kudindiza umugore wanjye mubuza kugeraho abandi bari no kwitabira ibikorwa by'iterambere bimuhuza n'abandi rwose nimumbabarire pe naho ubundi ni mu dutabare rwose ibintu byadukomeranye rwose kandi rwose turabinginze rwose muce inkoni zabo ariko bakomeje kuvuga ngo tubatabare mudutabare rwose erega uyu mwana mwiza arenda kumfiraho amaze iminsi yararembye mbura amafaranga yo kumujyana kwa muganga mwana mituweli agira ubwo mutureba none afite n'umuriro mwinshi arimo kunyotsa umenya arimo gusamba rwose nimutugurize amafaranga make niyo yaba y'igipande gusa urumva ariko tubone nibura kugera ku kigo nderabuzima batwakirira umwana atari yapfa atatugwa mu maboko uzumurira hino rwose reba ego mana yanjye uyu mwana ko atwika rwose ni mu dutabare rwose mwihute mujyane kwa muganga naho ubundi karabaye ya mafaranga twari twegeranyije uyu munsi ari he agasanduka k'ingoboka ngo dukize ubuzima bw'uyu mwana murabamukoze sinzi uko nabashimira mw'ababyeyi murabagushimirwa rwose murabamukoze koko ndabibonye rwose koperative niyo igiye kudukiriza umwana wari ugiye kuduca mu myanya y'intoki cyane mwakire mugende muhite mugenda kandi bitararangira reka ngende maze mukama wowe uhetse umwana utega akagare kakunyarukane vuba naho ubundi byo mbonye binteye ubwoba nugera imbere ku muhanda ubwirede wakunyarukane n'akagare ka koperative narihute murakoze ni ukuri harakabaho koperative ubu ntimwiboneye uyu mwana wanjye yabaho atabaho umugore wanjye mukamana agomba kuzaza muri koperative igihe tuba twarabahereye ndabivuze rwose kuko bitabaye yababawe umuryango wadushyiraho burundu wahitanwa n'ubutindi tugapfa nabi twese yemwe bavandimwe turacyafite akazi pe twenda dufite aho twigejeje ariko mureke dufashe inzego z'ubuyobozi duhumura abantu bamwe bakibereye mu icuraburindi bamenya aho ibintu bigeze cyane cyane abagore kuko barimo injiji nyinshi kandi aribo ba mutima w'urugo nibyo pe ibitekerezo mwagiye munyungura aha byangiriye akamaro ku buryo umugabo wanjye ndere yamaze guhinduka pe bigaragara ndetse yagabanyije inzoga kandi ntakinyaga amafaranga ngo yirukire mu kabari nitugire dutabare ba mutima w'urugo tubakanguriye kwibumbira muri za koperative babashe kuva mu bukene bazamura ingo zabo kandi ntiducike intege kuko nashimiye uriya nta wari uzi ko azaca bugufi akemera ko kujya muri koperative ari ingirakamaro ikinamico